Ku nkombe ngari z'inyanja ya Pacifique niho dusanga igice cy'isi kitajya kigira igihe kirekerera gukora, igice kizwi nka Pacific Ring of Fire cyangwa se igice cya Pacifique cy'uruziga rw'umuriro. Iki gice cyahawe izina kubwo kuzenguruka inkombe z'inyanja ya Pacifique ubundi bigakora igisa n'umukandara cyangwa se uruziga. Igice cya Pacific Ring of Fire cyihariye ibisa n'irimbukiro byakabaye ku isi hose, ku kigero cy'uko 75% y'ibirunga by'isi byose ariho byibereye, kandi imitingito ku kigero cya 90% y'isi yose ibera mu iki gice. Reka tuhavugeho. Ubundi mu busanzwe ubutaka duhagazeho nabwo bushashe ku bindi bitare bipima amatoni y'uburemere, nabyo bikaba bireremba hejuru y'umushongi w'umuriro ubarirwa mu gice cya gatatu cy'ubujyakuzimu bw'isi, bikaba bizwi nka maguma. Guhera mu myaka y'iremwa ry'isi ibi bitare byimuka cyangwa se bigenda ku muvuduko wa santimetero 2.5 ku mwaka, bihungana cyangwa se bisatirana. Igice cya Pacifique mu kuba umwihariko ku ngaruka z'izo ngendo ziteza byatewe nuko ari cyo gice giteruwe na cya kibuye kimwe, ariko icyo kibuye nacyo kikaba gihana imbibi n'ibibuye byinshi kurusha ibindi bice by'isi. Uku gukora ku bindi byinshi byatumye bimwe biza biracyurira, ibindi biragihunga. Ibi byahise bivamo iremwa ry'imisozi ndetse n'ibirunga biruka kenshi kandi bihoraho. Hazamo n'imitingito iva ku kwinyeganyeza kw'ibyo bitare. Ibihugu nka Canada, Mexico, Japan, Philippines, Indonesia ndetse n'ibindi bigera muri 20 ni bimwe mu bisogongera kuri iri rimbukiro ry'umuriro. Gusa ushaka ubuhamya bw'uyu muriro uhita winjira mu Buyapani, igihugu cyazengerejwe n'iyi mitingito ndetse n'iruka ry'ibirunga kubwo kuba kiri hejuru y'ibibuye birenga 4. Mu mwaka wa 2011 umutingito na tsunami byaje ku kigero kinini kitari cyarigeze kubaho, maze mu gihe cy'amasaha make abantu 18,000 barapfa, abandi baburirwa irengero. Gusa nubwo Ubuyapani bwibasiwe muri uyu mwaka wa 2011 sibwo bwihariye kubura umubare munini w'abantu icyarimwe, ahubwo nuko bikunda kuhaba inshuro nyinshi. Naho iyo ushatse kumenya igihugu cyahombye abaturage benshi kuri turi imwe y'umutingito na tsunami, Indonesia ihita ijya imbere. Nk'ubwo mu mwaka wa 2004 amazi yarenze inkomba za iruka ibizwi nka tsunami ku kigereranyo cya magnitude y'9.1, maze kiroha mu bantu. Ako kanya atwara ubuzima bw'abarenga 240,000. Tuma iki gihugu cya Indonesia gifata umwanya wa mbere mu bihugu byahuye n'isanganya inshuro imwe, gahungabanya umwimerere cyangwa se umutuzo w'abaturage. Mu kugabanya izi ngaruka, Ubuyapani nka kimwe mu bihugu biteye imbere mu bwenge bukorano batangiye uburyo bwo kwirinda ingaruka z'imitingito, aho bashyizeho uburyo bushya bw'imyubakire bwiyoroshya. Aha bakoresha ibyuma byabugenewe muri fondasiyo z'inzu, cyane cyane ndende z'ama-etaje, mu kuzemerera kunyeganyega mu cyerekezo umutingito zijyanamo aho guhagarara ngo zikomere. Aba Bayapani kandi bakoze systeme za mudasobwa zibaha amakuru kwiruka ry'ibirunga kimwe n'imitingito, hanyuma bakabimenyesha abaturage bigendanye n'ingamba zo gufatwa. Make rero iki gice cy'isi cya Pacific Ring of Fire cyerekana neza iby'uko isi ikora kandi igenda. Iyi Pacific Ring of Fire nubwo kandi igira ingaruka mbi ku kiremwa muntu, nanone idufasha kumenya ibibera mu nda y'isi ndetse no kumenya ahazaza bitewe n'imyitwarire y'isi. Ngaho ibya Pacific Ring of Fire, igice cy'isi gihora cyakamo umuriro. Ngaho reka dube muri comment niba hari icyo wumvishe gishyashya cyangwa se hari icyo wumvishe kitumvikanye neza, kandi wibuke gukora subscribe, like na share.